Baje gusuhuza wowe ukomeje kudukurikira. Uyu munsi tugiye kubasobanurira bumwe mu busobanuro bw'imirongo iri mu kiganza cyawe n'icyo yaba isobanuye mu mibereho yawe y'urukundo. Kuva kera abantu bareba mu biganza byabo ariko ntibasobanukirwe n'icyo imirongo iba iri mu biganza byabo igiye isobanuye. Imirongo abantu bose ntibayihuza kubera imiterere y'umubiri, ariko buri wese n'ubwoko bw'ikiganza cye bigira aho bihurira n'imyitwarire yo muri sosiyete ndetse n'uko abayeho mu buzima busanzwe n'ubuzima bwe uko yitwara mu rukundo. Inzobere zitandukanye ku isi zagaragaje isano ihuriweho n'abantu bahuje ubwoko bw'imirongo yo mu kiganza. Aya masano ahanini yibanda ku mico yaba nyirayo n'uko yitwara mu rukundo. Urubuga twakuyeho ubushakashatsi rwitwa WikiHow rugaragaza ko habaho ubwoko bune bw'imirongo yo mu kiganza, ariyo mu cyongereza bita heartline. Bukaba bufite ibisobanuro ku mico n'imyitwarire ndetse n'imibereho ibaranga mu buzima busanzwe. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'ikiganza bufite imirongo yo hejuru fatizo mu kiganza ugarukira hagati mu rutoki rwa musumba zose. Muri make umurongo ubanza hejuru mu kiganza cyawe uba ugarukira hagati mu rutoki rwa musumba zose. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere zo mu Buhinde mu gitabo zise Human Nature zigaragaza ko umuntu ufite ubu bwoko bw'ikiganza aba afite imico y'ubuyobozi, aba ashobora kuba umuyobozi mwiza nk'uko mu mpano ze aba yarabivukanye. Umuntu ufite ubwoko bw'iki kiganza ngo ntakunda gukorera ku gahato cyangwa kuvugirwamo. Agira imyitwarire myiza kandi akaba umunyabwenge cyane mu gufata imyanzuro atagendeye ku bandi. Mu rukundo umuntu ufite ubu bwoko bw'ikiganza bwa mbere tumaze kuvuga, bakunda kwikanyiza no gukunda ibintu cyane kurusha gukunda umuntu n'umutima we mwiza cyangwa ubwiza bwe. Muri make bo ntibagendera ku bwiza cyangwa ngo atwarwe n'amarangamutima ye. Akenshi aba bantu baba bafite ubwoko bw'amaraso bwa groupe B. Ni abantu bakunda kwigenga kandi bakanga akavuyo, ndetse no kubakunda biravuna kuko baba badashaka ko hagira ubinjira mu buzima. Muri make ibintu byabo byose mu rukundo ntibaba bashaka kuguha amakuru yuzuye. Ushobora gukundana ariko ukaba wagira ngo asa n'umuntu ufite ikintu aba agukinga. Ubwoko bwa kabiri ni igihe umurongo wo mu kiganza cyawe ugarukira mu ihuriro ry'urutoki rwa musumba zose na mukubitarukoko. Mu buzima busanzwe aba ari abantu bakunda kugirirwa icyizere, bagira imico myiza kandi akenshi bakaba inyangamugayo. Ku bigendanye n'uburyo bwo kwitwara mu rukundo, ni abantu bagira urukundo rwinshi, bimariramo uwo bakunze kandi mu gihe kitari kirekire bakundanye. Muri make ntibatinda kwakira amarangamutima yabo mu rukundo, bayakwereka bidafashe igihe kirekire. Ntibatinya kugaragaza amarangamutima yabo kimwe no kwiyorobeka mu rukundo. Akenshi aba bantu baba bafite ubwoko bw'amaraso bwa groupe A. Ni abantu bihutira gufata imyanzuro kandi yuje amarangamutima bashingiye ku cyo abo bari kumwe bifuza. Ubwoko bwa gatatu ni igihe umurongo wo hejuru mu kiganza urangira hagati y'urutoki rwa mukubitarukoko. Mu gitabo Master of Lovers, inzobere zo muri Amerika zagaragaje ko umuntu ufite ikiganza cy'ubu bwoko aba afite imico ijya gusa cyane n'iy'uwo mu bwoko bwa mbere. Batandukanira ku kuba abafite ubwoko bw'iki kiganza bagira urukundo rw'ukuri kandi ntibakunde ibintu kurusha gukunda umuntu n'ubwiza bwe n'umutima we. Ntibakunda kujajara mu rukundo ndetse batinya cyane kwishora mu rukundo kuko bakunda bihamye, batagira imikino no kujenjeka. Akenshi aba bantu baba bafite ubwoko bw'amaraso bwa groupe AB. Muri abo baba bumva bagomba gukundwa kurusha gufata iya mbere ngo bagaragaze urukundo rwabo. Ubwoko bwa kane ni igihe umurongo wo mu kiganza uhurira hagati y'urutoki rwa mukubitarukoko n'urwa nyangufi nyirazo. Umuntu ufite ubu bwoko bw'ikiganza ngo mu mico ye aba yihangana cyane, azirikana kandi akita ku kintu icyo ari cyo cyose kimureba. Agira urukundo rugaragarira buri wese kandi akagwa neza. Ahorana ibyishimo n'igitwenge kabone n'iyo yaba ari mu kibazo usanga abasha kubyitwaramo neza. Akenshi aba bantu bakunze kuba bafite ubwoko bwa groupe O. Mu rukundo ntibazarira, bafata iya mbere mu rukundo kuko baba bazi icyo bashaka. Akenshi bagira ipfa ry'imibonano mpuzabitsina.
akenshi n'ubundi abantu mu bushakashatsi bwinshi mu bitabo nagiye nsoma, nagiye nsanga ko abantu bafite groupe O bakunda imibonano mpuzabitsina cyane, usanga ari wo mwihariko wabo utandukanye n'abandi bantu bafite groupe zisanzwe. Nubwo ubwoko bw'imirongo mu kiganza ari bwinshi kandi bugiye butandukanye, ariko bushingiye ku mirongo fatizo. Ubu bwoko bugira amoko ane ajyana akenshi n'ubwoko bw'amaraso, aribwo groupe sange. Birashoboka ko umuntu yagira ubwoko bw'umurongo budahuje n'ubwoko bw'amaraso nk'uko twabivuze haruguru, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko ibi bihura ku kigero cya 81.9%. Rero ariko ijanisha ryerekana ko akenshi ku bantu benshi bihura.